Onebu opportunity of Rwanda no tutizinze mu magambo kugira ngo tuze ukomeza tuzi etese tugiye kuza gusangira iki uno munsi hano ni kumahiye na amahirwe aje kubasha kuba aboneka kuri wowe utarabashe gusoza amashuri yisumbuye cyase secondaire no mahirwe arakureba urabona hano bavuze ngo itangazo ryo kumenyesha urubyiruko rwacikirije amashuri yisumbuye. Rero iri tangazo rikaba rije kuba ribamenyesha amahirwe ahari agiye kuza kuba yakemura cya kibazo cyo kuba twari tudafite diplome kandi dufite ubushobozi bwo kuba twayibona kubera ibibazo byagiye bibaho bitandukanye ako nawe ubu ngubu aya mahirwe wahita uyabyaza umusaruro gahitubaho ufite diplome yawe. No tudatinze reka tuze dutangirane n'itangazo ryacu kuri RISE Rwanda ahubwo niba aribwo bwa mbere ugeze no ku miyoboro Onebu opportunity of Rwanda wakanda subscribe share and comment kuko hano ho nta kiguzi kiba kirimo just gukanda subscribe kugira ushigikire umuyoboro ukomeze ukure ugere kure kandi bigende bigera ku bantu benshi cyane kuko hano urumva na amahirwe aba agenda dufasha mu buzima bwa buri munsi ntacyo biba bitwaye. Igihe wumva hari icyo bitwaye nta kibazo urabireka bati better to do it because natwe tuba twashizemo imbaraga kugira ngo tuze kubahereza ibishobora kuba byabagirira umumaro. Rero tudatinze tugiye kuza gusoma iri tangazo duhite turi uburyo ki wakora application link nayo turaza kuba twayishizeho. Rero uko hano bimeze murabona hano batangiye bavuga ngo itangazo ryo kumenyesha urubyiruko rwacikishije amashuri yisumbuye. Inshamake ya gahunda igamije gufasha urubyiruko rwacikirije amashuri yisumbuye kubona impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye Residence in Secondary Education RISE Rwanda. Noneho iyi gahunda igamije gufasha urubyiruko rwacikirije amashuri yisumbuye kubona impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye RISE Rwanda ni gahunda ya minisiteri y'uburezi igamije guha amahirwe ya kabiri urubyiruko rufite hagati y'imyaka 18 kugera kuri 35 rwacikirije amashuri yisumbuye aho bashobora kwiga mu gihe kiri hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe bakabona impamyabumenyi yo ku rwego rw'amashuri yisumbuye A2 equivalence certificate. Rero hano murabyumva neza rwose kabisa ino gahunda ije kuba yakemura ibibazo byinshi mu rubyiruko especially wowe ushobora kuba warize ariko ntibigende neza noneho bavuze ko ari amahirwe ya kabiri urumva rwose ni amahirwe ya kabiri wowe uragenda ubwo hari ibyo bashingiraho kugira ube wakiga amezi 6 cyangwa se wiga umwaka ako ikiba kigamijwe nuko finally uza kuba wabona A2 equivalence certificate ushobora kuzajya nawe ushobora gukoresha applying for university studies ukaba wakomeza kaminuza n'ibindi ubuzima bukaza kumera neza. Noneho iyi program izashirwa mu bikorwa ku bufatanye hagati na minisiteri y'uburezi Mastercard Foundation. Ndakeka ko muyizi neza cyane Mastercard imaze kuba yaba ubukombe imaze kwamamara hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo bitewe n'ibikorwa igenda ikora mu bintu bijyanye no kwiga. Hakaza ko Carnegie Mellon University, hakaza UNICEF Rwanda, hakaza Imbuto Foundation, hakaza CRC, hakaza YWCA, hakaza Rwanda murayizi nayo uburyo ikora. Hari abo twafashije gukora application mu minsi yashize mwabonye uburyo bimeze. Noneho mu karere ka Huye iyi program izashirwa mu bikorwa ku bufatanye na Catholic Relief Service ariyo CRC na Diocese Catholic Butare. Ubwo nizere yuko mubyumvise neza rwose kabisa ni ibintu tugiye kuza kuba duhita tugerageza ahubwo reka dukomeze turete se ni gute ibimeze ibisabwa n'ibi. Ni muri urwo rwego rero tuboneyeho kumenyesha urubyiruko rufite hagati y'imyaka 18 na 35 y'amavuko rwarangije icyiciro rusange ariko ntirubashe kurangiza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye kwiyandikisha muri gahunda ya RISE in Secondary Education RISE Rwanda igamije gufasha urubyiruko kurangiza amashuri yisumbuye hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga mu kwiga. Ibi bintu nizere uko mubyumvise neza hano ubu wakoresha ikoranabuhanga ritandukanye ukaza kuba wakiga ukabona diplome yawe wowe wasoje ufite niba ariko warasoje senior 3 niba warasoje mu mwaka wa 3 warakoze n'icya leta of course birumvikana hano wakomeza ukagerageza amahirwe. Noneho amasomo ateganyijwe kwiga
ari mu byiciro bibiri bikurikira. Amasomo yibanda kuri science, physics, chemistry, ibinyabuzima and biology, ubwo murabyumva neza. Noneho imibare, icyongereza, kwihangira umurimo n'isomo ry'umwuga n'ubumenyi ngiro. Hano rwose murabyumva ibintu bimeze neza cyane. Amasomo yibanda ku bimenya muntu, ubumenyi bw'isi geography, ubukungu economics, amateka history. Imibare, icyongereza, kwihangira umurimo n'isomo ry'umwuga n'ubumenyi ngiro. Ubwo ari uwiga science, ari uwiga ibitari science, mwese birangira mwize andi masomo, ubumenyi ngiro ndetse no kuba wakwigishwa ibintu bijyanye n'umwuga. Noneho hano uburyo bwo gukora application, wowe uraza ugafungura ino link, wafungura link ukaza gutangira ugakora application. Urubyiruko kwiyandikisha muri programu ya RISE Rwanda rugomba kuba rwujuje ibi bikurikira. Rero kugira ngo ukore application hano ugomba kuza kuba ufite kuba warangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye ordinary level, kuba afite hagati y'imyaka 18 kugeza kuri 35 twaribonye, kuba yaravuye mu ishuri ageze mu mwaka wa 4, yes, uwa 5 cyangwa uwa 6. Ubwo birumvikana ugomba kora soje mu wa 3, noneho ukava mu ishuri nyine o level warayisoje. Utarabashije gutsinda ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye, nawe yemerewe kwiyandikisha, ariko akaba amaze imyaka 3 ahagaritse kwiga. Ubwo ni ukuvuga ngo nawe uramutse warakoze ikizamini cya leta cyo mu wa 6 ariko ntibikunde, ukaba umaze imyaka igera muri 3 aribwo wagikoze, nawe wemerewe kwiyandikisha, ukaba wakongera ukagerageza amahirwe ya kabiri. Nizere ko ibintu byumvikanye neza. Ukeneye ibindi bisobanuro yabibona ku bugenzuzi bw'uburezi mu murenge, umuhuzabikorwa w'urubyiruko ku rwego rw'akarere cyangwa rw'umurenge, umuhuzabikorwa wa program ku rwego rw'akarere ka Huye ariwe witwa Ntawuhigima Jeannette, ufite ino nimero ya telefone. Noneho cyangwa se program manager Huye Gisagara Michel, nawe ufite ino nimero ya telefone, cyangwa ugahamagara ku murongo utishurwa ariwo 8007. Rero murumva yuko rwose ibi bintu bimeze neza. Hano bakomeje bavuga ngo turamenyesha kandi urubyiruko rufite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza. Hano mu byumve neza, ubwo namwe mwe mwasoje university. Turamenyesha kandi abafite icyiciro cya 2 cya kaminuza mu kwigisha amasomo ya science, ubumenyi cyangwa icyongereza ko nabo bakwihutira kwiyandikisha bakoresheje ikoranabuhanga hano kuri apply, sibyo? Noneho bitarenze tariki ya 31 Gicurasi 2026 kugira ngo babashe kuzatoranwa nk'abakorerabushake mu gufasha urubyiruko kwiga ayo masomo. Ubwo urumva rero namwe mwasoje kwiga rwose mufite icyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye, ubwo namwe mwaza guhita mukora application kugira ngo muzabashe kuba mwabona aka kazi abari mwe mwigisha. Rero twebwe tugiye kuza turatese ni gute wakora application. Ufungurira link, noneho iyo igezemo nta kindi ukora, uraza ugasanga ino page imeze gutya, we ugenda uvivura nyine ibyo bakubaza ukagenda usubiza ibiri nka consent form. Ubundi hano baraza bakubaza ibibazo bigiye bitandukanye. For example, hano urabona bakubajije hano ubushaka uri muratanga nyine uburenganzira. I consider processing of my data for the program. Ndemera ko imyirondoro yanjye ikoreshwa muri gahunda ya RISE. Ubwo hano uhita ugenda uvivura, ni ibintu biri aho ngaho, ntabwo biba bigoye. Ariko igishobora ko wakenera ubufasha rwose urareba kuri nimero yacu ibigenda hano kuri screen hasi, uze ko watwandikira ati Onebu nshaka muza kuba mwamfasha. Asige niba ushaka kutujoininga ku rubuga rwacu rucaho amakuru nk'aya ngaya umunsi ku wundi, uraza kureba muri description, nanone urasangamo link uyikandeho joining group. Niba ari bwo bwa mbere none warigeze kuri no muyoboro, wakanda subscribe, share and comment, ubundi tukagenda tubana gatanu ku kandi.
reka tubifurize amahirwe masa ku bantu bari buze guhita bagerageza application, kandi nizere yuko ibintu bizagenda neza mukagaruka hano ku muyoboro mudushimira. Just do subscribe ubundi tugende turyoherwa na gahunda zindi zigenda zikurikira. Bye bye.